Reka ngushimire nkwifuriza amahoro n'imigisha Yesu Kristo atanga, kandi ngushimire cyane we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Nawe utarakanda kuri subscribe kugira ngo tubane kuri uyu muryango wa Ben Kwizera TV, uyu ni umwanya mwiza wo gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, tujye twungurana ibitekerezo ndetse tunafatanye mu bindi. Imana rero igume kuba umugisha cyane ndetse no kubanezeza. Tugarutse mu kiganiro cya Gospel News and Gospel Talk, aho tuje kubanyuriramo bimwe abantu batubajije baratubwira ati muzatuhe n'ikiganiro kimeze gutya, muzatunyuriremo ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo bamwe babashe gusobanukirwa, kuko haba hariho abantu benshi batabisobanukiwe. Niyo mpamvu iyi sheni iriho, niyo mpamvu izindi sheni ziriho, kugira ngo tugume twungurane ibitekerezo ndetse dusangire n'ibindi byerekeranye ubuzima bwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu bamwe batubwira ati muzatubwire ibintu biranga umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo cyangwa ubuzima buyobowe na Mwuka Wera. Ni ibimenyetso byinshi rero twabashije kubakorera ubushakashatsi, tubona ibimenyetso byinshi, ariko tugiye kubanyuriramo bike by'ingenzi muri ibyo bimenyetso twabashije kubategurira, kugira ngo ubashe kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya ibyo ari byo. Turahera ku cya mbere dusoreze ku cya nyuma, kandi reka nkubwire ngo uze kubana natwe, kuko icya nyuma gisoza iki kiganiro nicyo cy'ingenzi ku mukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru. Reka nk'uko bisanzwe twifashishe ijambo riri mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 20. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Reka nanone twifashishe ijambo riri mu Bakorinto ba 2 ibice 4 umurongo ni uwa 16. Turebe naho icyo havuga, maze tukujye mu kiganiro kirambuye twifashishije aya magambo y'Imana. 16 aranditse ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. 17 aranditse ngo kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. N'ayo magambo tugiye kwifashisha, maze tubanyuriremo ibintu biranga umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo. Umuntu agaragazwa rero n'ibimenyetso bigaragara mu myitwarire, mu mitekerereze ndetse no mu mibereho ye ya buri munsi. Ni ukuvuga ngo muri makeya ibintu by'ingenzi ni uko umuntu uyobowe na Yesu Kristo cyangwa uyobowe n'Umwuka Wera agira ibimenyetso bigaragarira mu myitwarire ye cyangwa mu mitekerereze ye no mu mibereho ye ya buri munsi, uko abana n'abantu, uko avugana n'abantu, uko mbese abana n'abantu ndetse n'ibintu, mbese imyitwarire cyangwa characters ziwe nanone zigenda zikwereka ko uwo muntu wamenya niba koko afite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo. Reka rero ikintu cya mbere twabateguriye muri iki kiganiro mbabwire ko umuntu numubona uzahita umumenya, uvuge ngo uyu muntu afite ibintu biranga cyangwa biranga umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo cyangwa ubuzima buyobowe n'Umwuka Wera. Ikintu cya mbere ni uko azaba afite urukundo n'impuhwe, akunda Imana n'abantu, akunda bagenzi we, akabagaragariza impuhwe, imbabazi ndetse n'ubwitange, nk'uko Yesu Kristo yabiduhayemo urugero akitanga ndetse akanadukunda bihebuje, byatumye aza kwitangira umuntu mubi nkanjye cyangwa umuntu mubi nkawe, kandi bitari bikwiye, kandi twari insuzugurwa, tutarabo kubabarirwa, ariko Yesu we aratubabarira. Ikintu cya kabiri ni ukumvira ijambo ry'Imana. Umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo yumvira ijambo ry'Imana, yitangira gusoma no gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya ivuga, akemera ko ijambo ry'Imana rimuyobora mu byemezo afata, mbese ntiyigisha inama cyangwa ntiyifatire imyanzuro, ahubwo akaba azi ko na Bibiliya ishobora kumuha icyerekezo kizima atafashe imyanzuro ye uko yiboneye. Ikintu cya gatatu ni isengesho n'umubano n'Imana.
agira umubano wa hafi n'Imana binyuze mu isengesho, agashingira ku Mana mu byishimo no mu bigeragezo. Ni ukuvuga ngo nanone umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo agira isengesho rifatika, aba azi gusenga, ndetse afitanye n'umubano ukomeye n'Imana, afite connection n'ijuru, afite ubusabane bwuzuye n'ijuru. Icya kane ni uko yicisha bugufi, ndetse akihana. Iyo acumuye yemera amakosa ye akihana abikuye ku mutima kandi akagerageza guhinduka. Kandi muri makeya umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo ahinduka ahindukiye, ntareba inyuma kuko aba azi ko inyuma ari habi, cyangwa inyuma hari ibibazo, bya bindi yaje atera umugongo, bya bindi yaje asiga, arabizibukira agatumbira Kristo akaguma kureba imbere. Cya gatanu kiranga umuntu ufite ubuzima buyobowe na Mwuka Wera cyangwa Yesu Kristo ni imbuto z'Umwuka Wera. Agaragaza urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ndetse gukira akanakiranuka, kwizera, kugwa neza, ndetse no kwifata cyangwa kwifata, akifata aho abandi bakorera ibyaha bagakiranuka, aho abandi batavuga Imana neza bakavuga Imana neza, aho abandi bacitse intege we akaba ari tayari, agahamya Imana mu bibi ndetse no mu byiza, ahishwe ndetse n'ahagaragara. Icya gatandatu ni ukugira ubunyangamugayo n'ubudahemuka. Umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo cyangwa ubuzima buyobowe n'Imana yirinda ikibi, akavuga ukuri kandi akabaho mu buryo bwubaha Imana ndetse n'abantu. Akagira ubunyangamugayo n'ubudahemuka yaba ku Mana ndetse no mu bantu, bakamutangira urugero rwiza. Icya karindwi ni ugukorera abandi. Aharanira gufasha no gukorera abandi atagamije inyungu ze bwite, ahubwo akabikora mu rukundo, kuko ibyo dukora mu isi byose nibyo tuzahemberwa. Kandi umukristo wese agomba kugira imirimo muri makeya izamuherekeza. Ni ukuvuga ngo rero gukorera abandi icyo bishatse kuvuga ni uguharanira gufasha no gukorera abandi utagamije inyungu zawe bwite. Ugafasha abarwayi, ugafasha abakene, ugafasha abababaye. Buri umwe wese ubona wagira icyo umuremera cyangwa wagira icyo umufasha ukamufasha, kuko buri muntu wese icyo abiba nicyo azasarura. Reka rero tugomeze tubabwire mu kanya ibya nyuma twari twabateguriye bihagarariye ibindi by'umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo, cyangwa ibintu bimuranga ndetse n'ibimugaragaza. Ikintu cya nyuma twabateguriye muri make ni ibintu bitatu tugiye gusoresha iki kiganiro. Icya mbere cya nyuma cya munani ni uguharanira kuba umunyakuri wa Kristo mu byo ukora byose. Ugaharanira kuba umunyakuri wa Kristo mu byo ukora byose, aho uri hose ukagaragara nk'umunyakuri, ukagaragara nk'inyangamugayo, haba mu bucuruzi, haba mu kazi ukora, haba mu bo mubana ndetse n'abo musengana, haba muri sosiyete n'abandi bose, ugaharanira kuba umunyakuri wa Kristo. Abantu bakubona bakakubonamo Imana, abantu bakubona bakabona ubuhamya bwigendera, mbese bakavuga ati uriya muntu arimo umwuka w'Imana, uriya muntu ari mu cyimbo cy'Imana, adukumbuje Imana, adukumbuje gukizwa. Abantu bakubona bagakizwa. Muri make imvugo yawe ikagaragaza Yesu, ibikorwa n'imyitwarire yawe bikagaragaza ko uri umwigishwa mwiza wa Kristo, wa Yesu Kristo. Ibyo uvuga bikabera abantu umubavu, bahumurira neza, ubagarura kuri Kristo. Karagiteri zawe ko abantu bakabona uri umuntu w'Imana. Ikindi kintu cya cyenda ni uko umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo aratungurana. Hari umuririmbyi waririmbye ngo umuntu usenga ngo ntukamukinishe ngo agenda afite ngo icyo yokeje,
ngo uzirinde kumuvuga nabi, kuko uyu munsi ushobora kumubona akennye ariko ejo ukamubona akize. Uyu munsi ushobora kubona yaburaye ariko ejo agatungisha benshi. Uyu munsi ushobora kubona ariko ubuzima buri hasi, ariko Imana ikamuzamura ikamwicazanya n'ibikomangoma. Abantu rero bafite ubuzima burangwa buyobowe na Yesu Kristo cyangwa ubuzima buyobowe n'Umwuka Wera, akenshi baratungurana kuko Imana igenda ibagira inama, Imana igenda ibayobora, ikabayobora uko bagenda babaho, kandi Imana ikabahemba kubagirira neza, bagatungura abantu bose. Ikindi ni uko umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu Kristo asimbuka impfu nyinshi. Iki ngiki ni uko icyo bishatse kuvuga, kubera umugambi Imana ikimufiteho ndetse na misiyo nini Imana ikiba ikimukoresha muri iyi si, ni uko impfu zose agenda zisimbuka. Iyo ari iy'uburozi araburuka, iyo akoze impanuka arayisimbuka, aho abandi bapfiriye bakakirira, kubera ko Imana ikimufiteho umugambi ukomeye cyane muri iyi si ishaka kumukoresha. Ikindi tugiye gusorezaho, agira umwambaro utandukanye n'uw'abandi. Umuntu ufite ubuzima buyobowe na Yesu ntiyambara uko ashaka, ntiyisanisha n'ab'isi. Yambara yikwije, akamenya ko ari umwana w'Imana, akamenya ko ibintu yambaye byubahisha Kristo, akamenya ko imyambaro ye ibwiriza abantu kugaruka kuri Yesu, ibwiriza abantu kumenya indangagaciro za Kristo ndetse na kirazira. Ni ukuvuga ngo agira umwambaro utandukanye n'uw'abandi, yaba mu by'umwuka agira umwambaro utandukanye n'uw'abandi, ndetse yaba no mu by'umubiri agira umwambaro utandukanye n'uw'abandi. Muri make ntiyisanisha n'ab'isi, kuko we aba azi ko ari kuri misiyo y'Imana, kuko aba azi ko ari umwana w'Imana. Ni muri make rero ni ibi twari twabateguriye. We twabanye kuva ikiganiro gitangira kugera gisoje, ndagushimiye. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi igume kukugirira neza, ikwagure mu buryo bw'umwuka cyane n'ubw'umubiri. Ikiruta cyose nkwifurije ni impera z'umwaka nziza 2025 n'intangiriro nziza z'umwaka 2026, kandi Imana y'amahoro izaguhe kugira iherezo ryiza ry'abakiranutse. Ndabakunda cyane.